Izi nkondo mba mbona ari danje, nk'iyo ngerageje kuzinjiramo nabuze uwankunda tugahuza, ibyacu bigatinda nk'abandi bose. Nshaka kubigerageza sometime bikanjabuka nkabirekera abandi. Iyo umutima ukunda ndawufite, nubwo nabura abawukina bakandaburiza fo kanibere singo n'ubundi nacyo bintwaye, ndabona ari byo bidenze kandi ni nabyo bitwika. C'est moi busy. Reka ngusuhuze kandi mwifuriza ibihe byiza ukurikiye In and Out TV show. Uyu munsi rero turongeye nanone turagarutse guhiga umugati nk'ibisanzwe, nkaba nabazaniye umusani umwe mu basani bagezweho kandi beza mu gihugu, akaba yitwa Busy. Busy bimeze bite man? Meze fresh man, hari bini neza. Ndabona n'ubundi wagira ngo uri busy kabisa. Oya ndahari man, ndahari. Urahari? Ndahari. Uyu munsi rero nagutumiye ngo tuganire n'abanyarwanda ku miziki yawe, kuko ni imiziki myiza. Akenshi nyine hari igihe bitagenda neza bitewe n'ibihe, but gake gake bizaza. Buriya habanza taramani, habanza tarana, niyo waba hita udafite tara mu minsi mike bihita birangira. Gusa nanone ntabwo uri mu bantu twavuga ngo ni upcoming bya danje man, wagiyumva bari ntabwo twavuga ngo uri mu upcoming nyine bya hatari. Buriya umuntu ukubita songs kagera 40 kuzamura, abantu 40 wabibona baguhamagaye bakwishyuza ko ari benshi. Nyine navuga ngo ni umugisha nyine no kuba abanye babasha kureba ibihangano byanjye bakabikunda bakabisharinga abandi. Nyine ikintu cyo gikomeye cyane, nyine bigaragara ko hari icyo uri gukora kandi abantu bishimira. Nose kuba utuje cyane man? Wapi man, ntago tuza nuko hakonje, ariko utuje byatari kabisa. Wapi nyine subizi se harakonje, ariko turagerageza bigende neza kabisa. Okay, noneho twibwire mu buryo bwa gihanza abantu batagira ngo ni n'umuhinzi twatumiye. Izi nkondo mba mbona ari danje, nk'iyo ngerageje kuzinjiramo nabuze uwankunda tugahuza, ibyacu bigatinda nk'abandi bose. Nshaka kubigerageza sometime bikanjabuka nkabirekera abandi. Iyo umutima ukunda ndawufite, nubwo nabura abawukina bakandaburiza fo kanibere singo n'ubundi nacyo bintwaye, ndabona ari byo bidenze kandi ni nabyo bitwika. C'est moi busy. Ni Busy taba Joshua man. Ni Busy rero akaba adutayemo. Busy, none se bidajya tuganire kuri kariyeri yawe mu minota mikeya tuba dufite, tuyiganireho kabisa. Busy, kariyeri urabona bimeze bite? Birimo biracamo cyangwa biri kugenda biza? Si nka mbere nyine biri kugenda biza pole pole, ariko ubu navuga ko nyine bihagaze neza. Bihagaze neza cyane, ni fresh kabisa. Ushingira ku cyo uvuga ko birimo biraza noneho bitameze nka mbere? No kuvuga ko nyine urabona mfite ibikorwa bishyashya hanze, kandi ateganya no kongera gushyira ibindi vuba hanze bitandukanye na mbere. Nyine ko nakora ugasanga mara umwaka nta ndirimbo, naho nze nkaza ninze nyine ewana, ariko mu mezi ngiye kujya mbahereza indirimbo. Izi ngoma zawe twazikinaga nazikinnye tutarahura, ariko nyuma aho twahuriye kabisa nabonye ko man urimo fresh mu myandikire, mu miririmbire, ijwi ni sawa, ibintu byose ni sawa, nyine ni fresh. Ikindi kintu man, ugira gahunda birenze ibikenewe kabisa. Ukomeje gutya wazagera, nakubwiye 3:00 hagera 2:00, 1:00 n'igice yarahari rwose Busy. Urumva ibintu byose ubundi wakora na discipline nta kintu wageraho na kimwe kabisa. Discipline niyo ya mbere. Yego rero hari ukuntu nigeze kujya kuri Radio Rwanda gukora ikiganiro, ngerayo bambwiye kugerayo 10:00. Magera izo 10:00 ahubwo ngewe nibwo nari nje. Bageze barambwira rero uri bwisubirireyo, ibi ntago bibaho.
urumva bigenda yego ikiganiro cyagomba gutangira saa 10 ubwo nyuma agera saa 10 nyine gutyo ziri ku n'iminota uramwanga rero kuri RBA ubundi ugabanyaho 30 uhagera habura iminota 30 niko bigenda iyo bagutumiye icyo gihe bahise bamurugero nahasanze konfi barati konfi uyu nguyu si umustar so umuntu adanje amazi iminota igeze muri 30 natwe byigeze kutubaho nge na Rumi batumiye na Soroba tuhagera mbere Soroba zadusanga duhita tubanza kandi Soroba nyine ni umuntu ufite izina ntabwo twabihakana ariko icyo gihe Soroba yaje adusanga nitwe twabanje kuko nitwe twubahirije igihe nyine uko bigenwa rero akantu ko kubaha igihe urabizi kagonga abantu benshi byatari hari abantu usaba batubahiriza igihe ari amafaranga hanyuma mu ndirimbo zawe umaze kugira ibihangano bingana iki kuri YouTube mfite indirimbo 5 ariko enye nizo zifite video harimo hit single kabisa yabaye hit byatari irimo man ese nukubera iki single yabaye hit nuko waririmbye trends waririmbye ibihe turimo oya sinakubwira ngo nuko ari trends cyangwa se ari uko nanakoze ikintu gitandukanye ahubwo ubundi indirimbo zumva indirimbo cyane ubundi indirimbo z'ama story cyangwa indirimbo nyine za real life man zikunda kugiranye zikunda gufata ni indirimbo umuntu wese aba yisangamo ni indirimbo wowe wumva ukisangamo nkaho ushobora kubunga ubu nyine wowe utari na single yewe ntabwo ndi single kabisa ariko amana arabizi ariko twebiramo wansubije backing yanjye nanamuhaye telefone ahita yigumana kandi nawe azi ko abanyarwanda baba babireba singo ngo bimeze singo niyo ngoma navuga wakubise irafata byadanje ikindi navuga kuri singo ni indirimbo itarigeze ingora mu myandikire ni indirimbo itarigeze ingora mu myandikire yaje vuba byihuse nyine gutya kumujya studio ngiye gukora indirimbo bisanzwe itari singo ngezeyo baba bacura beat dushyiramo indirimbo nayo nazanye man twumva na vibe ndamuguti noneho wowe mereza audio nyitahane ngiye kuyumva neza numve kuko ndi kumva hari ukuntu wandika indirimbo bijyaho kubasani wajyana studio producer yagukorera inuza beat ukumva nahani hure nandi mbere wakoze bikaba ngombwa ko ahubwo uhita wandika indi ako kandi yego none natahanye beat nyamara n'icyumweru buri buke njya kuri recording ndi busubire twahanye gahunda indirimbo yaje mu gitondo nibwo nayumvise gutyo mbyutse niyumvamo kabisa tangenda byose bitero mbifite icyo gihe uyumva nyine ingoma yawe ukumva urumva ni indirimbo wandikiye muri studio Paradise ahubwo nayandikiye mu rugo mitanyijyana studio nari nagiye studio mfite indirimbo ugiye kuri recording yego ngezeyo tuyi recordinze numva na vibe wumva nago yabaye ahubwo iyi beat yimereze nyitahane ngeze mu rugo hashize nk'icyumwe mu gitondo gutyo mbyutse kabisa itinzamo igitekerezo ahubwo cyaye ahantu cyavuye urumva ari ukuntu ngiye mfite abashiti banje ibyo nari ngiye guta nkubaza yego abashiti banje benshi inkundo zarabananiye kabisa urumva nge twari turi kuganira n'umujene twaganaga naho tise amakuru y'umubebi wawe bicara mutego kura twaratandukanye byararangiye ntabwo tukiri kumwe ati kubera iki ati man byaranze kabisa mvugisha undi mujene nawe nyine bisanga kumugana n'abaniga bawe mute restaurant arambwira ati nanjye ibintu byo gukundana ngiye kubivamo kabisa biri kuncanga ku ruhande rwawe byari bihagaze biti ibintu by'inkundo nanjye ni ibisazi hari umubebi twari tuziranye ndamwandikira nyine bisanzwe turi kuganira aho tusemeze bite ni sawa amakuru y'umusharati umusheri w'uhe undi singo ngiye namusheri nyigira kuba ndi ku isoko ndamuti none se ngiye waki ati wapi ubu ngubu ibintu byo gukundana byahananiye mbivuyemo burundu mu gitondo rero nibwo icyo gitekerezo cyahise kinzamo note se undi ko ibintu by'inkunda ndi kubona ari insazi muri no minsi wakikora akaririmbo nkaka ngakoze kuko amahirwe nyine kaba dutemo agapera nka vasi imwe y'iyo ndirimbo kugira ngo bumve n'uburyo nyine bumve aho bihera bijya kuba hit izi nkondo mba mbona ari danje nk'iyo ngerageje kuzinjiramo nabuze uwankunda tugahuza ibyacu bigatinda nk'abandi bose nshaka kubigerageza sometime bikanjabuka nkabirekera abandi iyo umutima ukunda ndawufite nubwo nabura abawukina
bakandaburiza fo kanibere singo n'ubundi nacyo bintwaye ndabona ari byo birenze kandi ni nabyo bitwika. usohoye singo ubona ari byo birenze ni nabyo bitwika ndetse nayigeze hanze iratwika. Feedback z'abantu nyine ugisohora singo ibyo ari byo byose abantu benshi bahita bumva ari personal life. Uzi se abantu barababaye mana, abantu barabaye nyine muri ubu buzima bw'inkundo mana, abantu benshi ibintu by'inkundo byo byabaye ibisazi. Uragira nyine wagiye yumva wese atisha uzika ninjye waririmbye se uzika ninjye waririmbye nta muntu ubura ex Kigali nta muntu nese ngo muri 2025 self ex wa 2025 ahubwo hari harimo nka batanu ubu ngubu ugejejemo batanu ubu kuva twatangira uyu mwaka n'umwe gusa umaze kugira umu ex umwe muri no mwaka. urumva ko njye ndi umwana mwiza waragerageje cameraman agize 10 cameraman nta muntu wamwemera arageragejemo gakeya ariko urumva nuko nyine mana abantu bakambwira abakobwa abahungu bose nyine singo wavuga ko niki cyayitije umurindi man kugira ngo ibe yafata kabisa. Ni story yayo ni Imana nyine mbega ni umugisha w'Imana kabisa, no witeka wa cyane Imana yabigiyemo. Ariko na story Imana hari inkuru ziba ziri true story, nubwo wenda atari true story kuri njyewe ariko hari ukuntu urimba ibintu ukumva nyine bigize umuntu ufasha. Hari indirimbo nyinshi hano hanze nagwamo urugero usanga zagiye zifata kandi ari true story nyine tu ugasanga zirazamutse cyane. Mu kijyanye no kwandika ibihangano byawe wowe wibanda kuki cyane? Numva njyewe uko nandika ndabanza nkiyumva njye nkavuga uti si iki kintu ngiye kwandika njyewe ubwanjye ari ngiri kucyumva n'undi muntu wagikoze njye numva kimeze gute, nkabanza nkakijudginga ubwanjye. Noneho iyo ngijudginze nkumva njye nago kimeze fresh icyo kintu njye nanjye nago ngikora, nawe utukireka mpita ngireka. Mbashaka gukora ikintu njye nkora nkumva ndakunze nkagereza n'abandi bakagikunda. uri umwe mu bahanzi dufite beza baririmba bandika indirimbo batagendeye ku masaga. Aya reka bimwe mu bintu no mu bahanzi dufite bakora ariko wowe ni ibintu wirengagije kubera iki wahisemo guca iyo nzira nyine nugendere ku masaga kuko arafata amasaga arafata ariko none ndi ubu wambwira nka hit twa dufite umwaka ushize zose uyu munsi wazumva man niba indirimbo ishobora kuza niba ukoze saga wenda runaka iriho muri ino minsi wenda hariho ubu ngubu hari ubu hariho saga ya Jolly Nuri ya Mukire ugakora indirimbo nyine ivuga ku ibyo boro byabo, ejo bazaba bibagiye iyo nkuru haje indi nkuru nshyashya izajyana na ya ndirimbo yawe bite birangira. Uzi impamvu hano bahanzi bakuru batajya bapfa kugira ubona nka kuri Tom Close ajya mu gitaramo cya The Ben bakaririmba indirimbo zikabona barazibuka bagahaguruka. Ziriya ndirimbo z'ibihe byose ni indirimbo itagisaza, ni indirimbo ujya ahantu mu cyaro kumva. Izi ndirimbo dukora twe z'iyi minsi like z'amasaga ni indirimbo wumva hano ku mbuga gusa, ntago ari indirimbo wumva ku maradiyo ngo ibintu byako kanya nyine bita birangira ko kanya twumvira ku mbuga ugasanga nyine ku mbuga niho bayimenya ariko umuntu wibereye Rusizi nayazi. urumva ko ufite fact zumvikana. Aro twaganiriye wenda mubaza ngo kubera icyo uririmba saga arambwa ngo audience nyarwanda no kuyifatirana tu nanjye ni time nimfata nzahita nanjye gukora music iri standard. Ni ibintu byakorohera ko waba waririmbye saga ugakora music iri standard aho guyitangira. None umuntu agomba gukunda good quality utangiranye man, icyo umuhaye utangira nicyo kumenyamo uko ugenda uzamuka ahubwo wowe ugenda uhindura ahubwo uburyo bw'imikorere wongeramo ibindi bintu kugira ngo cyacu mikora kibe cyiza. Kuko nago wambwira ngo wenda ni igitekerezo cyanjye kidakuraho iki, nago wambwira ngo nibyo abanyarwanda bakunda man. Twebwe ikintu kimwe gihari namaze kubona ku basani bo mu Rwanda cyangwa se ku bahanzi bo mu Rwanda, ibintu byacu birangirira ku mbuga. Ni ibintu nyine udafite iyo smartphone ngo arebe icyo gihangano cyawe ntago azagera kimenya, ntago azakumenya. Kandi ariko hari abakora indirimbo zikamenyekana even niyo waba udafite smartphone nk'uriya waririmbye ngo azabatsinda Kagame, hari umuntu utamuzi. Ya ndirimbo ni ndimana ntago ari indirimbo yiranarenze. Ariko icyo twavugaga urumva nk'izi saga hari umuntu wibereye mu cyaro nk'iza batazizi kandi hari indirimbo zidakinwa ku maradiyo. Indirimbo akenshi indirimbo zirimo kudisinga ntabwo ku maradiyo bajya bazikinira indirimbo zirimo utuntu tw'utubeef. Hari n'izo bakina zirimo ibishegu za bakuru bacu ariko ari kumwe
banze nyine guhangana nawe tu. Yego buriya haba hari impamvu buriya, ariko se ku muhanzi ukizamuka mani uba ugomba gukora ikintu cyiza kugira ngo nukubonye avuga uti uyu mujene nagira aho mera amufasha, ariko iyo uje mu tuntu tw'uduti ku mani ukitangira mani ni flop kabisa. Ako simvuze ko bidafata da. Hanyuma turi no kugana ku musozo, urabizi bari iminota mike myiza, ndagira ngo utubwire hakenewe iki noneho muri industry nyarwanda kugira ngo umuntu nka Biz ufite impano nk'ingi nawe agaragara. Igikenewe no kuduha umwanya, si uko dukora ibintu bibi, dukora ibintu byiza kandi tuba twihirinze twagerageje, ariko ugasanga n'ubundi babakuru bacu nibo badutsikamira kugira ngo twebwe tuzagaragare bikagorana. So rero ikintu cyo gikeneye ubufatanye, kuduha umwanya nk'uyu nguyu nk'iyi platform gutya, kandi ndanagushimira ukaza mani umuntu akagutama interview nk'uko nguko biragufasha mani nk'umuntu ukizamuka. Even nge unandusha hit kare umusasha urarenze man, urarenze umuntu muzabitubwire. Oya man, nge hit mba mvuga consistency bishobora kutaba uyu mwaka, ariko next year bikabasa. Even n'ubu ngubu Biz urazwe man, abantu ibihumbi birenga 40 bakuzi ntabwo ari bake. 40 se nawe, ariko abantu bakuzi ntabwo ari bake. Ndabyumva ntabwo ndabihakanye, ariko icyiza nuko dufite abantu nyine b'umumaro tu, kandi nitwe generation, nitwe next generation, we are Gen Z right now. Ariko next cameraman arumiwe yumvishe mucangamo nakongereza. Ndagira ngo mari nabonye ufite ingoma nshyashya iheruka. Yego mfite indirimbo nshyashya yitwa Kado. Ni indirimbo nshyashya imaze icyumweru isohotse. Ni indirimbo nyine iri kuzamuka kabisa, muri kunsapotinga bari kuyireba. Nshaka no kubabwira nyine bakomeze bayirebe. So sinzi niba nababwira nyine like nayivugaho byimbitse gato. Ubwo wayivugaho twihuse nta kibazo. Okay, ni indirimbo yakozwe na Fazo Big Producer, ikorwa na wakoze video ni director Bilal. Ni indirimbo nayo ifite ikisobanuye kuri kariyeri yanjye, nakoranyeho na team yitwa Imigongo Labs. Yeah, I know that guy. Ndabazi Imigongo, ndabazi. Imigongo Labs naraba approachinze basaba ko bamfasha. Barambwira uti nta kibazo dukorana kuri video niyo project ya mbere twakoranye. Ku batabazi bakorera mu Bwongereza no mu Rwanda, ni company ikora mu Bwongereza no mu Rwanda ishaka gukora ibintu bya investinga muri entertainment hano mu Rwanda, ariko ikora ibintu bya social content creator, nyine ibintu ngibyo promotion. Ibikorwa birakomeje mani, babwire baze badutemo iminsi iri imbere baraza kabisa. Okay, duakapera kuri iyo ndirimbo. Ni waneja aba people nk'abandi ukatirana babandi babona uzamvamo, nje ndaraburiza gusa nunkatira, urankorera ukambabarira, vrema sinabona uko nsobanura. Amen warase ndakwikundira, nje ndabona story yanjye nawe ibaye hobby y'abatubona. Baby wambereye kado iyo ugumunzamo, ibuye sinaguhinduka nabyo kubundi moni byo. Ndumva ni fresh cyane Kado kabisa. Ni fresh cyane iyo songs. Mpamya ko ashama mani ubuse imiziki yasohotse muri ubu ngubu yahangana tu, yahangana ugereranyije n'imiziki yasohotse. Twirengagiza ntabwo ibintu tuba twakoze ari bibi, kuko navuga ko mu ndirimbo si ukwikina mu ndirimbo zisohotse muri aya mezi nyine. Oya ntabwo ari ukwi, none se nge sidabikubwiye mu ndirimbo zisohotse muri aya mezi. Okay, bari bujajinga bagende bareba indirimbo zisohotse muri aya mezi, batubwire indirimbo wagereranya na Kado muri uku kwa 12 gukomeza nyine muri uku kwa mbere. Hanyuma nkuko watubwiye ko ufite Imigongo Labs gusapotinga, natwe dufite umuntu dusapotinga mu rugendo rwacu rwa YouTube, iyi podcast udufasha buri munsi. Ni muri Felicity Auto Spare Part, batanga services zitandukanye ziri based ku modoka za made in Korea, kuzikanika, kuzigura no kuzigurisha, ndetse n'ama spare parts yazo ayo ariyo yose. Dukorera hano Gikondo CGM, mutugane muri Felicity Auto Spare Parts tubafashe. Business na hano dusoreje ikiganiro cyacu. Nasoza mbashimira
shimira wowe mani wemeye kuntumira even nawe wakoze kwitabira byadanje kabisa. Komeze musapotinga impano zikizamuka, barashoboye mani kandi bafite imbaraga. Shimira nyine abari badukurikiye, abafana banjye bakomeze barebe indirimbo yanjye yasohotse yitwa Kado, bayisharinga abandi, bayikundisha abandi, kandi shimira na timu yanjye yose Imigongo Labs. Nanjye nshimira umuntu wese uri bukande sub kuri uyu munsi tugakomeza kubana. Ni nawe dusoreje ikiganiro cyacu.